yambura iyo myenda, ambura ubumenyi wagize kuri Kristo, umusange nk'utarigeze kugira icyo umenya. Hahirwa abakene mu mitima. Gukena ni uguhora ukeneye. Ntabwo ubukene ari ukuba nta kintu ufite. Ubukene ni ukubaho hari icyo wifuza ku Mana. Icyo wifuza kikwinjiza ku Mana, ukongera ukajyayo ukagerayo ukeneye ikindi, kugeza ubwo ugeze ku rugero rwo kumenya Imana. Imana ibaha umugisha. Nuko abasore basambana Imana yabakuyeho ntimujya mutwara inda, ariko abasore babaye babyara, hari abagabo baba barabyariye mu ngo zabo, hari abasore baba barazanye inda. Ariko Imana ni igitangaza. Gusa izabishyuza abana mwasize ku gasozi mwanze kujya kureba. Uyu mwana n'agahinda wamuteye, Imana ikubabarira ingaruka zako, ariko ku munsi y'urubanza uzicara imbere y'iyo ntebe. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje, mugira amahoro ya Kristo. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo, mbifurije ihumure rigwiriye, kandi umwami Yesu abaha umugisha. Imana ishimwe. Dushimiye buri muntu wese ukunda kubana natwe ku Mukanguzi TV. Nkunda kubibabwira uko ntangiye ikiganiro. Niba utarakora subscribe, ni kuri ayo magambo y'umutuku, hari uwambwiye ngo ntazi n'ahaba. Niba utarayikora ngo ukandeho, ujye ubona ibiganiro byacu, ariko kandi ukaba wumva hari umumaro tukugirira, wayikora. Ariko ubaye wumva nta mumaro, ntabwo biri ngombwa ko dushaka abo dufatana mu maboko tukajyana mu rurembo rwo mu ijuru nta gusinzira. Ni ku Mukanguzi TV tugomba kubana amaso, tugategereza kugera igihe cyo kuza kwa Kristo, aricyo cy'igihe cyo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Imana ibaha umugisha. Kandi ntabwo twabura kubashimira ku migabane yose. Mu Rwanda baradukurikira cyane, tujanishije n'ibindi bihugu. Imana ibaha umugisha. Kandi n'abandi bari muri Amerika iza ku mwanya wa kabiri ku bantu bari kudukurikira cyane. Tukabona na Mozambique na Zambia na Canada, uruburaburizo bakeya. Hanyuma no mu Burundi turi kumwe nabo. Imana ibaha umugisha. No muri Kenya na Sweden, hirya gatoya mu bihugu by'Abarabu naho ari y'abantu, ko izo pourcentage z'abantu bagenda badukurikira YouTube irabaduha. Hanyuma rero Imana ibane namwe. Nubona iri jambo ry'Imana ryakugiriye umumaro, ujye urifashisha n'abandi ukoresheye. Ariko niwumva ntacyo waha abandi muri iryo jambo, ntabwo biri ngombwa. Ubikore nk'ivugabutumwa, kugira ngo indi mirimo yacu ibiboneye muri Kristo Yesu tujye dukora ku bwa Kristo. Tudakoze ku bwacu, dukore ku bwa Kristo. Imana ibaha umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana, ariko tubanze dutegure imitima yacu, hanyuma dusenge. Munyemerere aho uri, niba uri ahantu ku buryo gusinziriza ngo usenge, cyangwa se kwegekaho umuryango, cyangwa kubona undi mwanya bikugoye, ariko ukaba uri gukurikirana ijambo ry'Imana, wategura umutima tukawushyira imbere y'Imana, hanyuma nkatura isengesho nawe uri gusengera mu mutima. Ariko bibaye byakunda kwaho uri wasenga, twakifatikanya, bye kuba YouTube channel, ahubwo bibe amateraniro y'abana b'Imana, bibe gusangira kw'abahuje ukwizera muri Kristo Yesu. Twe kubikora gusa gutyo gusa nk'umuhango, ahubwo tubikore nk'iteraniro, kuko hari ibindi byinshi wakabaye kuba wakurikiranye. Wari kumva abahanzi b'indirimbo zisanzwe, nabo bagiramo inama n'impuguro nubwo atari bose. Wari kumva n'ibiganiro by'abahanga n'abanyabwenge, cyangwa ukishakira ibivuga ku buzima bitewe n'uko amarangamutima yawe ari. Ariko banza utekereze kimwe ku Imana ikuraritse, kugira ngo wumve ijambo ry'Imana ku Mukanguzi TV. Ese kuki ari Umukanguzi TV uri kureba, kandi hari amachannels yandi ashyiraho ubutumwa bwiza? Rero Imana iguhuze n'umugambi itumye ikurarikira kuza kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana yatumenye tutarakumenya, ukadukunda urukundo rutwo twebwe twari tugufitiye, bituma uduha umwana wawe w'ikinege. None tugushimiye ko muri Kristo hari ubuzima, muri Kristo Yesu hari ugukira, hari ukubohoka, hari ihumure, hari imibereho. Muri Kristo tugushimiye umurariko wawe mwiza uturarikira kujya mu ijuru. Tugushimiye impemburo y'agakiza uduha uko bwije n'uko bukeye. Nsengeye uyu mwene data, nsengeye umushiki wanjye
waje kubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana ku Mukanguzi TV. Muramburira ikiganza uhere mu bworo bw'ikirenge ugere mu gitwariro ku mutwe we, umuhindure kuba muzima mu izina rya Kristo. Turategetse kugira ngo bakize. Mwami, twagiye tubona abakizwa, twabonye abaturagakiza, twabonye abantu bava mu byaha bari baraguye. Ndasabye kugira ngo bakomeze, ndasabye kugira ngo n'abandi bari mu byaha bakirishe ijambo ryawe, kandi buri muntu wese watuye kuri umunyembaraga, imbaraga zawe zimugaragareho, watuye umuzuko wawe nawe abaneho muzima na Kristo, wemeye urupfu rwawe apfane nawe ku bwa kamere n'ibyaha na kavukire, azuka ari mushya mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabye Mana, waraduhamagaye uravuga ngo nidukangure isi twongere tuyimurikire. Nta muntu ushobora gufata itabaza asinziriye, ariko iyo umuntu ari maso ararifata akabera abandi umucyo. Ndagushimiye, kangura isi, kangura abari basinziriye, ubugingo bwari burohamye wongere uburohore. Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora. Ni wowe witambitse mu rupfu duha ubuzima, ni wowe wemeye kutwambura ubusa kugira ngo twambare, ni wowe wemeye ko urukiko rwari kutuburanisha rwa kuzimu rwari rwatukatiye kubayo burundu, ariko urangije uravuga ngo reka mpatsinde, ukurayo urufunguzo rw'ibizaba. None dufite ibyiringiro byo kukubona. Ndagushimiye, 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 ndagushimiye kubw'ineza yawe. Reka ibyiza utugirira ubikorere n'abandi bera bose. Tubisenze ku bwa Kristo watsinze byose none iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Nk'uko turi abakanguzi, dufatikanye dukangure n'abandi, tubere ubugingo bwacu maso kandi tubere n'abandi maso, kuko kimwe mu bintu nkundira abasirikare, ntabwo babaye hariho no kunanirwa k'umubiri, bamwe bari kuruhuka ntibasinzirira rimwe. Uri maso ni ukangura abandi, ni urebera abandi. Rero natwe tureberana abandi, mwe kwishimira ibibi byabaye kuri bene so, mwe kwishimira kugwa kw'abera. Muri no minsi Satani ahagurukije icyuka. Ntago njya nkunda kuvuga muri kote ya Satani, ariko reka mbivuge kugira ngo uwo bizadukaho azamenye ko nawe akoreshejwe na Satani. Rero nubangukira kumenya icyo, uzikureyo hakiri kare. Hahagurutse umwuka wo gusebya abakozi b'Imana, noneho bagasebya mu buryo bubiri: gusebwa n'imirimo mibi bakora. Noneho bwa mbere umuntu agakora ibimusebya kugira ngo bwa butumwa bwiza yabwirije Satani abuhindura ubusa. Icya kabiri, hahagurutse abantu bahimba inkuru kugira ngo bashinje abandi, kwirema ibice kugira ngo bashinje abandi ibyo batigeze bakora, bacogoze abantu. Uwo ni umwuka uri guturuka ikuzimu kugira ngo Satani acogoze abera. Ndabinginze inshuti z'umusaraba, umuntu wagwa yarakubwirije ubutumwa ntibizatume nawe ugwa, kuko ishingiro ryacu ryo kumenya no kwizera ni kuri Kristo, ntabwo ari kubigisha. Ibireka mbivuge nkanjye Aniseti, niyo naba ari njye uguye, njye ntabwo ngukiza, nta nubwo ndagakiza kawe, nta nubwo ari njye ukubwira agakiza. Utavuga ngo Aniseti waratubwirije ngo byagenze gute. No, ni Imana yabikoze kugira ngo umenyane na Aniseti, cyangwa ujoyininge service ku Mukanguzi TV. Ntabwo ari twe. Rero urufatiro rwanyu rwo kwizera mwe kurushira kubabahagaze imbere bababwiriza, ni murushyire kuri Kristo, kuko intore zigiye gutangira kuyoba. Tugeze mu bihe bya nyuma, tugeze mu bihe abantu bagiye kujya bavuga ibyo kwera kw'Imana ariko badafite ishusho yako. Rero nimukomere, Imana ibarinde, Imana ibarinde, kandi muhumure, ihumure rigwire rigere kuri mwebwe ku bwa Kristo watsinze byose. Amen. Reka dufatikanye dusome igitabo cya kabiri cy'Abami, ni igice cya 5. turasoma ni inkuru z'umugabo witwa Namani. Reka duhere, turaza gutaruka icyo gice cya 5 dusome n'icya 6. Igice cya 5 aravuze ku murongo wa 15 ngo hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere, aramubwira ati: noneho menye ko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse muri Isiraheli. None ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. 16 aravuze ngo Elisa aramusubiza ati: nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire. Aramugomera kugira ngo abyende, ariko kumugomera jisite ubwo aramwinginga, aramutakambira. Namani atakambira Elisa, ariko undi aranga.
17 Namani ati ubwo utabyemeye ndakwinginze uha umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumbu 2, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyoswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine. Ariko ku murongo wa 18 ariko Uwiteka ajye ababarira umugaragu we uyu muhango. Databuja iyo agiye mu ngoro ya Rimoni kuyiramya yegamye ku kuboko kwanjye, maze nkunama mu ngoro ya Rimoni. Iyo nunamye muri iyo ngoro ya Rimoni, Uwiteka abibabarire umugaragu we. Elisa aramubwira ati genda amahoro, nuko aragenda yicumaho hatoya. Reka dutaruke dusome no mu gice cya 6 cy'iki gitabo cya 2 cy'Abami, umurongo waho wa mbere ndasoza n'umurongo wa 7. Haravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba hatubereye hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akureyo igiti twiyubakiraho kuba. Aramwemerera ati nimugende. 3 haravuze ngo umwe muri abo bana b'abahanuzi aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati yendaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti intore zirakuka igwa mu mazi, arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. 6 uwo muntu w'Imana aramusubiza ati iguye he? Arahamwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intore zo irareremba. Arambura ukuboko arayisingira, aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire iri jambo ry'Imana, ariko turiho intego ivuga ngo Uwiteka agukwikirire bikomere. Gukwikira abahinzi nibo babizi, cyangwa se abantu batemye ibiti. Gukwikira ni ikintu kiba kugira ngo ukomeze isuka. Reka dusobanurira abantu bose ko ntibabizi. Hari umuhini akabisuka. Iyo isuka iri mu muhini biba ngombwa ko hari icyo bita igihato. Ushobora kugikora ari umusumari ugatera mu isuka kugira ngo umuhini n'isuka byegerane bikomere. Noneho hakaba no gukwikira, wenda ukaba wakwikira ishoka cyangwa intorezo. Noneho mu buryo bw'umwuka kugukwikira ni ukugufata, Imana ikaguha imbaraga. Dawidi yigeze yavuga igihato cyamukomeje, ikintu cyatumye akomera. Yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, ngo kugira ngo rindinde ntazagucumuraho. Imana ishimwe. Dore ikindi cyakomeje Mose. Imana igukwikirire bikomere mu buryo bubiri. Mu buryo bw'umwuka Imana igukomeze ubu wo guhamya ibyo wiringira, no mu buryo bw'umubiri ibyo wari ufite bijegajega Imana ibikomeze kugira ngo ugire ihumure rikwiriye muri Kristo Yesu. Mose yabwiye Imana ngo aho unjyanye nagerayo. Nawe uri kumbwira gutaha habaho. Kuva muri Egiputa njya mu gihugu cy'isezerano birazwi. Inzira irahari, mvuye Mediyane ejo bundi ko Imadina ni ubutayu bumanuka ukagera ku musozi wa Herumoni ubureba muri Isiraheli. Ntabwo nshaka gutinda kuri ayo mateka, ariko mureke mbabwire inzira yari ihari Mose yari kuyibona. Ariko abwira Imana ngo mbwire ikizatuma abantu bamenya ko turi kumwe n'iki, ngwino bana natwe, kugira ngo bizabere amahanga ko wagendanye natwe, ngwino ujyane natwe. Ko muri Egiputa urahasigara se ukora iki? Ni iki gituma ukora, ni iki uri gukora hano se? Kandi Imana yacu, Imana ibera hose icyarimwe. Mose aravuga ngo nutava inaha, nutaza ngo tujyane, no kudukura inaha ntuhatuvane, kuko aho kugira ngo tujye muri Isiraheli udahari, twaba muri Egiputa uhari. Imana ishimwe. Aho kugira ngo dutahe mu gihugu watubwiye utariyo, twaguma hano ariko tukahabana. Imana yumva ibitekerezo bya Mose. Mose arayibwira ngo dore ikindi, Imana igukwikirire inshuti y'umusaraba. Mose arayibwira ngo ikindi, Uwiteka we menyesha imigambi yawe kugira ngo ntazagucumuraho. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umbwire ibyo ugambiriye kuri twebwe, umbwire ibyo ushaka kutugirira. Mureke mbaho urwenya gatoya. Nigeze nasenga mbwira Imana, ndayibwira ntuwite wambabariye ukampa imodokari.
njya nkora ivugabutumwa, abantu dukunda kubana mu materaniro mu Rwanda turaziranya benshi, nkunda gukora ivugabutumwa ryo mu misozi ahantu harehare, ku buryo yewe hari n'ahantu dukora urugendo rurerure n'amaguru. Nibutse mwene data Bizimana Marcel, Imana muhe umugisha, twari kumwe na Bizimana Marcel, uwitwa Dewo, tukaba kumwe na Isa witwa Byamungu Samuel, tumwita Isa ko yabaga mu idini ya Islamu. Tujya ahantu bita Bweyeye, dukora urugendo rw'ibirometero 36 n'amaguru, kuva ahantu bita Ipindura ni muri Nyungwe ujya kuri centre ya Bweyeye ni ibirometero 36. Ndibuka ko inkweto nari naguze taro yaraturitse iracika, iyo nkweto navuye mu Bweyeye sinongeye kuyambara ukundi. Kuva Bweyeye centre tuzamuka tugira Sano, abantu bahazi naho hari urugendo runini. Noneho ngenda nibuka izo ngendo, nigeze nanava inangiye kwigisha ahantu bita Mukungu, ni hafi n'uruganda rwa Gisovu ariko rw'uburureba hakurya Gisovu ya Kibuye. Ndeba urugendo nkoze n'amaguru nabuze umumotari, inshuti y'umusaraba. Umva nakoze urugendo ndarugenda kabisa biragora. Nigeze najya no kwigisha ahantu i Rutsiro, ariko Imana izatugororera, Imana izatugororera. Ndibuka n'uburyo najyaga mva i Kamembe nkajya ahantu bita Kibogora muri Kongo, uba wenda kugera ikavumu ku kibuga cy'indege. Ubusigaje urugendo twararugenze na papa Michel bakundukize, Imana imuhe umugisha muzehe. Twakoze urugendo, noneho mu minsi yashize ndangije ndicara mbwira Imana niko nagize umugisha nkaba nashobora, ariko haciyemo nk'imyaka ingahe nkaba nashobora kwitwara nkagenda, bampaye imodokari. Imana irambwira ngo igihe si iki, ariko ndiyiriza ndasenga irambwira ngo igihe si iki, ndiyiriza ndasenga irambwira ngo igihe si iki. Ndangije ari umuntu w'inshuti yanjye yaragiye mu kazi runaka hanze y'igihugu, ansigira imodokari, arambwira ngo umuntu uzajya uguha piyesi mu gihe yagize ikibazo nguyu, uzajye wishakira essence, ariko piyesi n'umukanishi ujye ubibaza uyu nguyu. Juste urumva ko byari ibintu binyoroheye. Imodokari nigeze najya mu giterane, nagiye mu giterane muri Gafunzo, njyayo ngenda nitwaye, ni mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni mu cyahoze ari Cyangugu, ubu tuvuga iburengerazuba. Ngezeyo ndagaruka, ngarutse imodokari ipfira ku Kigeme ku Gikongoro. Ipfuye ndahamagara, bambwira ko umukanishi ari buze akarara yikora. Mu gitondo bucya ataje, ambwira ko ari bungireho saa 6, ntiyaza. Burira ngeze ku munsi wa gatatu, nibuka ko Imana yambwiye ko nubwo impaye iyo modokari, nubwo iyo modokari nyibonye ariko idaturutse kuri yo. Juste mbivugiye iki? Ku munsi wa gatatu nabwiye Imana, ndayibwira nti mbabarira ko niciriye amasezerano, ndayibwira nti ndakwinginze mfasha ndebe uko nagera mu rugo basi ntahe. Nari mbivugiye iki? Mose yabwiye Imana ngo simvi naha tutajyanye. Kimwe mu bintu mbasabiye nabyo nk'igihato ni ukwemera ubushake bw'Imana. Ikindi genda ndavuga reka nteze utuntu runaka nkagure. Nkigera ahantu nagiye kwigisha Nyabisindu ya Muhanga, hateranira abantu babanye na Mariam Kabera, Imana ibaha umugisha. Twigirira ibihe nkunda kuhasengera iyo nshaka kumva indirimbo zo mu gitabo, turasenga. Undi arangije nza mu matwi arambwira ngo mva dayi we ntikarame, ngo uzugira ngo ari amahitamo yawe n'amahitamo y'Imana, ngo hazasohora ibiki. Ndamwana ni amahitamo y'Imana, ngo ntuze wongera kandi kongera kuvuga ngo urashaka imodokari. Ariko Imana iduhe kuba mu migambi yayo. Dore igitangaza, imodokari narayitanze. Hari umugabo w'inshuti yanjye bamwita Idizo, Imana imuhe umugisha. Nari ngiye kwigisha i Bukavu kuri hariya Nguba, sepake Nguba. Mutira imodokari ndavuga ndayisiga Kamembe, nambuke nze kugaruka Kamembe nongere nkorere turunze. Imodokari narenze muri Nyungwe, nakanzwe agahene ko mu ishyamba karaturumbutse, ndakata umuhanda ndawurenga, imodokari nyikubitamo irirokinga kuvamo biranga, mpamara indi minsi 2.
ku munsi wa gatatu ukiri uwa gatatu nibwo abasirikari babonye Imana ishimwe ko dufite umutekano mu gihugu, nibwo bansanze mu modoka ubwenge bwagiye, amavuta yaramenekaga nkagira ngo ni amaraso ari kuva mu birenge, ndaryama ntegereza gupfa ko nta kundi nari kubigenza. Telefone ubwabyo nta connection, nta rezo yari ihari, yewe na radio ntiyakoraga muri telefone cyangwa mu modoka. Ikintu cyonyine nacurangaga ni indirimbo zari ziri kuri memory card ya telefone. Ariko impamvu mbibabwiye niki, nuko yambwiraga, Imana yarambwiraga hoya simbyumve, hoya simbyumve, hoya simbyumve. Kumbi ibyiri kunyima suko itabifite ngo ibime, ahubwo nuko umudayimoni undwanya abintegeramo. Icyo gihe navuye muri Nyungwe, imodokari yaguyemo ari nge wari uyitwaye, cyakora mvamo ndi muzima, biranarangira Imana ishimwe. Naje kongera kujya gutega, nari ndi Burengerazuba, nari ndi Cyangugu, mvuye mu giterane twakoreye ku Kirabyo, ni ku Kirabyo, nza gutega imodokari twari tugifite agence yahagurukaga Kamembe z'i Kigali bitaga Impara. Hari abantu bazabyibuka, imodokari yaransize tugeze muri Nyungwe dusanga Impara yakoze accident. Kumbe hari imyuka iri kungendaho imfatira, Imana ikambuza kugera aho ngaho. Mu minsi yashize nibwo Imana yambwiye ngo noneho ndi Uwiteka nkuruhuye umutima, Imana ishimwe, ntegereje ihumure ryo kuruhuka n'Imana. Sibyo nashakaga kubabwira, ariko nakubwiraga iki, kubana n'Imana uzi imigambi yayo ni igihato, ni ishingiro ryo gukomeza. Reka noneho igihato nkivuge muri ubu buryo, ni inkomezi. Imana ishimwe, bituma dukomera tukaba duhamye dushikamye muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka. Imana igukomeze nshuti y'umusaraba, Imana igukomeze mwene data, dukomere mu byo twizeye. Nkunda Didumo Tomasi irasobanura ngo ni impanga. Yari umwana wabayeho mu buzima bwavunanaga, bwari bugoranye, muri situation yari mbi iwabo, ubuzima bwari danje, kurwana kwa se na nyina byari intonganya z'indengakamere. Mu rugo ashatse nawe kumanaginga urugo bitewe n'uburere biramugora, gukubita umugore n'ibindi. Tomasi uyu mwigishwa wa Kristo Didumo, bituma no kwizera no kwemera atabonye bimugora. Ariko amaze kwizera Kristo, Imana ishimwe, amaze kwizera Yesu, yaravuze ngo nanjye bazajya bavuga ibyo wakoze, mbanze ndebe niba ari byo. Ubundi kugendana n'Imana bituma umenya imirimo y'Imana utayimenyeye mu bandi. Buriya nka Toma yaza kubwirizwa nyuma y'uko Yesu apfuye, yari kuzemezwa n'iki? Nk'ubu Toma twari kumuga ngo twizera Yesu wapfuye akazuka, barabanye ntamwemere, no ku munsi wo kuzuka akamubwira ngo reka nkore mu kiganza cyo kora Yesu ni igitangaza, aramwemerera ngo koraho urebe mu nkovu. Toma amaze gukora mu nkovu za Kristo, yaravuze ngo nanjye umuzuko wawe nzawuvuga kuko ndawemera. Akomera mu byo yizera. Toma kugeza ubwo yagiye kubwiriza muri India. Toma niwe wabwirije mu Buhinde. Hari n'inzu muri India bita Saint Thomas, inzu y'umutagatifu Thomas, aho yaguye, aho yapfiriye. Kuko Toma yumvishije abantu bari kuganira uburyo umwami w'Ubuhinde ari gushaka umwenjeniyeri uzamwubakira. Toma aravuga ngo nari narabuze uburyo nzajya kwigisha mu Buhinde, reka njyewe ngende nk'umwenjeniyeri ugiye kubaka. Ariko yarabizi, agezeyo umwami amuha amafaranga yo kubaka. Bera b'Imana, Imana idukwikirire bikomere. Amaye amafaranga yo kubaka. Toma aravuga ngo ntabwo nyaguha, hano hari imfubyi n'abapfakazi ndabafasha. Ayaha imfubyi n'abapfakazi. Umwami aramuga ngo ngwino umurike inzu aho uko wayubatse turebe. Toma aramubwira ngo inzu yawe sinigeze nyubaka mu Buhinde, nayubatse mu ijuru. Kwizera uyu munsi kubivuga mu rugero rwa siyansi ibyo ni ubupfu, ariko mu buryo bw'umwuka nibyo bikenewe, nibyo bikwiriye. Toma aramubwira ngo inzu nayubatse mu ijuru. Baramufunga ku munsi wa gatatu, murumuna w'umwami arapfa, ajya muri koma. Agiye muri koma aragenda yimaramo umunsi, aragaruka. Agarutse Toma baramufunze, bamufunga umunsi murumuna w'umwami yahwereye, yabaye nk'uwapfuye. Iminsi 3 Toma yimaze muri gereza, murumuna w'umwami aragaruka. Kumva uko yagiye muri koma, yazengurukijwe n'Imana, yamweretse mu ijuru amazu, yamuzengurukije, imwereka ubwiza bw'amazu ariyo, imwereka n'inzu ya mukuru, iramubwira ngo dore inzu Toma yubakiye mukuru wawe, ni enjeniyeri wubaka mu ijuru.
ariko Imana iguha uwo mwubatsi ugufasha kubaka mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Toma arangije, murumuna w'umwami avuye muri koma aramanuka araza abwira umwami ngo inzu yawe nayibonye. Toma yarayubatse irahari. Umwami aramubwira ngo mbabarira umbwire, hari ikindi gikoresho cyaba kibura nkiguhe? Aramubwira ngo ikindi kizakorwa n'uburyo uzizera Imana. Uzubaka kuri iyo nzu bitewe n'uburyo ugenda wizera Imana. Nubwo yaje gupfira mu Buhinde, ariko kubana na Kristo byatumye amwizera kuruta abandi. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, Imana igukwikirire bikomere. Dusomye inkuru y'umugabo witwa Namani. Namani yari umugaba w'ingabo za Siriya, akaba umusirikare wari uzi kurwana, akaba n'umusirikare wagize ibigwi byo kwica Ahabu. Hari abantu batari bazi icyo kintu. Imana yakundaga Namani, ikamukunda Namani ari umubembe, ari n'umunyamahanga. Ni igitangaza kumukunda ari umubembe ari n'umunyamahanga. Icyo cyari ikintu kitumvikana ku Bisiraheli, ariko imukundiye iki? Ariko urugamba, muribuka Ahabu atera, umwuka waje gushukashuka abahanuzi b'Ahabu bakamubwira ko azakira. Nawe yagiye azi ko azakira, ariko agezeyo Bibiliya iravuga ngo umusirikare umwe ngo apfa kurasa. Umwambi uragenda ushakisha Ahabu, umwambi warashwe n'Imana urashakisha. Mureke mbabwire, umuntu ajya ahunga amaboko y'abantu, agahunga amurwanya, agahunga ibimurwanya, agahunga ibigira gute, ukagira indake wihisha, mukagira gute, ariko iyi Imana igutanze, inshuti z'umusaraba, iragutanga. Ahabu yaramutanze, yari umugabo w'umuhanga wari uzi byinshi. Agize ati ariko ngo yigeze ngo abona ngo kugomera Imana uburyo yayigomeye ngo bitamunejeje, ngo arangije ngo yiyongeza kurongora Yezebeli, kumuzana gusa bituma aramye bigirwamana, ngo byari ishema kuri Ahabu ngo kugira ngo arusheho kurakaza Imana. Iramutanga, imutanze yishwe n'umwambi warashwe na Namani. Icyo nicyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo niwe Imana yihesherezagamo gutsinda. Iyo ni intsinzi batsinze urwo rugamba, kuko Imana yaravuze ngo ubwo ntanze Ahabu yarayoboye Isiraheli, ndamugabiza abanyamahanga. Uwo munyamahanga ntamutsindisha imbaraga ze, aramutsindisha ko nemeye ko Ahabu atsindwa. Ubwo Ahabu gutsindwa kwe biraba intsinzi nshyira mu munyamahanga. Imana yayishyize muri Namani, niwe Imana yashyizemo intsinzi, atsinda Ahabu. Imutoranyije ari umunyakibembe, kugeza ubwo yashyekewe, yanejejwe nuko agize iyo ntsinzi. Aravuga ngo si icyo gusa, ndananyaga n'abandi, ngo anyaga n'abakobwa, atwara abaje, agira agakobwa ajyana muri Isiraheli, prito muri Samariya. Samariya ya none nyine n'ubundi niho aho Namani yarari. Ahageze, agakobwa kahageze, karavuga ngo reka nkubwire, wajyaga kunkoroniza nkabyemera, kuko izi ntambara ibihugu birazirwana, ariko kimwe mu bintu ntakemera ndi umuheburayo kazi, sinakemera unyobora uri umubembe. Aramubwira ngo genda uzajye guhura n'umuntu w'Imana. Iwacu haba umuntu w'Imana. Burya mwaratunyaze turaza, ariko hari umuntu wasigaye. Umuntu w'Imana we aho yari atuye aracyariyo, ntabwo yimutse ngo ave mu gihugu. Aho mwana guse ntimwigeze muhagera, arahari, uzagenda gukiza. Ngo yumva inkuru ya wamuja wa mwana bafashe w'umunyagano. Inkuru igeze mu matwi ya Namani, aravuga ngo nzagenda. Asaba rekomandasiyo, umwami amukomandinga mu kindi gihugu, aramwohereza. Umwami aramubwira ngo utazanajyaho bakagusuzugura ubwo twabatsinze, reka twandikire umwami w'Abisiraheli. Inkuru iraza igeze ku mwami wa Isiraheli, Bibiliya iravuga ngo ashishimura imyambaro. Kushishimura imyambaro k'umwami byari bisobanuye ngo igihugu gikorewe isoni ku karubanda. Igihugu agikojeje isoni, kandi igihugu cya Isiraheli gukorwa n'isoni byari bisobanuye ngo Uwiteka acogoreye imbere y'abanyamahanga. Amaboko y'Imana ibarwanirira arananiwe. Ngo bigera mu matwi y'umuhanuzi Elisa, haravuga ngo niki gitumye umwami ashishimura imyambaro? Kubera umugabo urwaye ibibembe gusa. Uwo w'umunyakibembe aratumushishimura imyambaro. Umuntu utizera utarakebwe aratumushishimura imyambaro. Uraye udasinzire kubera abantu bakuvuze badakijijwe. Wacinara Yesu. Elisa aravuga ngo nimumunyoherereze. Umwami abwira Namani
aramubwira ngo nimugende mujye guhura n'umuntu w'Imana, mwaje ari njye mushaka, nyamara umukobwa si njye yababwiye. Bari baje bashaka kumwendereza, mugani wo ku mwami yabivuze, ariko ngo bigeze kuri kuri Namani, yumva bamwohereje kurebaho Elisa. Baramanuka kuva muri Siriya, umaze nk'uri kujya muri Isiraheli, haramanuka k'umugezi uratambuka unyura muri Isiraheli ukamena muri Mediterane. Hari inzuzi Abana na Fapa zimanuka zikamena muri Yorodani, Yorodani ikamena muri Mediterane. None Elisa ahantu atuye Yorodani irahanyura, afite umugaragu witwa Gihazi. Gihazi niba ari umugabo nakunze, nkanga igikorwa kimwe yakoze, ni ukujya gushaka ibiguzi badatanze. Ariko nakunze ishyaka yagiraga mu gihe yumvaga umuntu w'Imana avuze. Imana izabashoboze, wenda ntimuzabikorera n'iseti, mutagira ngo nsabye ku bwanjye, ariko izabashoboze kumenya agaciro k'ijambo rivuzwe n'umuhanuzi w'Uwiteka. Wenda muzabikorera abandi, ngiye mubireke, mutagira ngo nsabishije umubiri ngo muzumve ibyo mvuga. Wenda iryanjye muzarireka, ariko Kristo navugira muri njye kurireka ntibizabakundira. Ariko mureke mbabwire, Imana ibahishurirwa ryo kumenya ijambo riturutse mu kanwa k'umuhanuzi. Imana izaguha umuntu uvuga ijambo rikenewe ku buzima bwawe. Imana iguha umuhanuzi uvuga ijambo rikenewe. Jya muvuga ngo abahanuzi baravangiwe, si bose. Yego pe, hari abantu bavangiwe barashayisha, ariko mureke mbabwire, hari n'abantu bahagaze bahanura. Nuko twicaranye uyu mwanya munsi gato y'iyi minota dukozemo ikiganiro, maze kumva ijwi ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Niba ari ikintu kiryoha, no kumva ijwi rivuye mu migambi y'Imana. Imana ikakugambirira ikavuga ngo ndi Uwiteka ndavuze. Girira umugisha ku Mana, ukumva akanwa k'umuntu w'Imana avuze mu izina ry'Uwiteka. Reka mbabwire, kugira ngo ijwi rituruke mu ijuru rigere mu isi, namwe nimurebe communication iba hagati y'amatelefone, kubera iminara za satellite n'ibindi bigenda bigira icyo gajuru gishinzwe location, kigakora ihererekanya, ubasha guhamagaye bikakugeraho. Namwe nimure, ariko ijuru rigatekereza kukuvugaho. Ntacyo ngengereranya na kijwi ry'Imana, irangana n'agakiza, kuko niryo ryatumenyesheje agakiza. Imana ibaha umugisha. Gihazi yemeraga amagambo avuye mu kanwa ka Elisa. Hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo Imana ibarinda abantu bameze nka Gihazi, ariko mureke mbabwire, Gihazi wigira kwa kamatura atariganyije, atavuze nabi Elisa, ntacyo atwaye nk'umuntu kuba imbere. Burya aho kugira ngo, reka mbabwire igitangaje, ni ku bwanjye ariko nka niseti. Yonatani yabanye na Dawidi. Yonatani akamenya imigambi ya se Sawuli, akaza akabibwira Dawidi. Imana ikavugana na Dawidi, Yonatani yumva. Ariko Yonatani agumana na Sawuli kugeza ubwo yaguye ku rugamba inyuma ya se, kandi azi ko se yaciwe ku ngoma. Azi iby'Imana yibwira kuri Dawidi. Iyo Yonatani aza kugumana na Dawidi, yajyaga gukira akabona ishimwe, kugeza ubwo Dawidi yimye ingoma. Yababajwe nuko Yonatani atagihari ngo amugororere iby'urukundo yamweretse. Ariko kandi yatumye kuri Mefibosheti i Rodi. Uyu munsi ni umurwa bita Rodi, ni umujyi mwiza, hitwa Rodebari. Hameze neza, hararyoshye muri Isiraheli, aho bita Rodebari. Amutuma aravuga ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Iyo Yonatani aguma yari gusohorezwa ineza, ariko agize ishyaka rivuga ibyiza bizaba kuri Dawidi, ariko ntiyaguma imbere ya Dawidi. Azi ko se yaciwe, azi urwo agiye gupfa, azi n'imvuga Imana imuvuga, ariko ntiyamugumaho. Ariko Gihazi yikurikirira ituro, ariko ntavuga nabi Elisa. Ayiwe, Gihazi azi ngo niba Elisa avuze kiraba. Yaciye gikara, aravuga utaye amaturo ntayasubizeyo, ntabwo nyamuriganyije, n'ubundi yaraje yazanye nayahashyire. Mureke mbahe kurwenya. Hari umugabo ari Dubai. Niba ari umusore, niba ari umugabo, buse twavuga umuperi gariso, ko tujya tuvuga ngo nabafiyemeri, simbizi. Reka mbabwire, afite abana bane, akagira umukobwa uri mu Rwanda, bari bagiye gukorana mariage. Uyu mukobwa, uwo musore amuha contact yanjye, aramubwira ngo shaka umukozi w'Imana witwa Niseti akugira inama. Sinjya ngira impano yo gusura abantu mu rugo ngo njye kubasengera mu rugo, bijya binanira. Uwo mukobwa amamagaye ngo ninjye mu rugo, ndamwani ntabwo bikunda. Kuza mu rugo iwanjye nabyo, nta rusengero mu rugo, nabyo simbikunda. Ndamwani ansanga ahantu byari ngombwa ko turi busengere. Aranganiriza,
arambwira uti uyu musore mfite undi wanshakaga ameze gutya na gutya, ndangije ndamwa ntukunda nde. Arambwira ngo bose mbakunda ku kigero kimwe. Numvishije bose bakunda ku kigero kimwe, kandi nta kosa umukobwa yari yakoze, kuko wundi umukobwa ntagira urukundo, agira urwo bamuha agatanga bitewe n'urwo yahawe. Rimwe na rimwe umukobwa iyo agutanze kugukunda ni amahirwe atacyapfa kubaho, ariko umusore iyo akunze umukobwa agukunda urukundo ruri kwiyevopora ruva muri rumwe wamuhaye, kuko umusaba urukundo wataritegura kugukunda, ugashaka ko asohoza urukundo rutaramujyamo, kandi wowe witeguye igihe kugira ngo umubwire ko umukunda n'uko urukundo rwari rukurimo. Ako nkavuze gutyo mukumve Imana iriho ubwenge bwo kubisobanukirwa, si ibyo nshaka gusobanuraho, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki. Umukobwa arambwira ngo mbakunda kimwe, kuko bose banaziye mu gihe kimwe, sindamenya imico yabo, simbizi, sinzi n'iki. Ndamwani rero sindi bujye gusenga mbaza Imana ngo umugabo wawe ni uwuhe, ahubwo ukunda iki wumva wagenderaho mu buzima busanzwe, umugabo ushaka uba wumva ameze gute. Aranganirira kumva birahura na wa wundi uri Dubai. Angane kumuvugaho nta kibazo, ntacyo bitwaye, birejejwe n'urugero rwiza, kuko nimwumva umuntu anabatanzeho urugero rwo gutanga ubuhamya ntimukabyange, n'urugero rwiza, ni muhumure. Anganirije uyu mukobwa numva umwe uri Dubai biruzuye, ndamwana urakunda nde. Akunda wa wundi uri Dubai. Umusore uri Dubai nanze kuvuga izina rye, yari inshuti yanjye. Umukobwa duhuye kubera uwo musore. Kumba umusore afite abana 4 ku bagore 4 batandukanye. Umwana umwe yari yarateye inda umugore w'umugabo, bitirura umugabo nyirurugo, kuko umwana uvukiye mu rugo aba ari umwana w'umugabo nyirarwo, bamwitirira iyo nda. Agira abandi bakobwa 3, kandi uwo baryamanaga wese yabaga yaramupromesinze ko bazabana. Muri abo bakobwa 3 bose bari biteguye mariage. Umusore arangije arambwira ngo nzagukorera iki. Yihangane, nzakugirira gutya nzagukorera iki. Yari inshuti yanjye vrema, yampaye n'amafaranga, Imana imuha umugisha, yigeze yanyohereza $300. Amadolari ni amayero hagati aho, yigeze yanyohereza kuri utwo dufaranga. Murumva ko mu mafaranga y'amanyarwanda nta mafaranga meza, kandi yaje mu gihe cyayo ndayakoresha. Nyuma yaho yigeze yakora n'akandi kajeste keza, Imana imuha umugisha. Uyu muvandimwe mwene data aza kuza mu Rwanda bari gutegura mariage. Yigeze yanyemerera kugura ibikoresho kuri channel, arambwira uti nzaguha ibikoresho, nzagira gutya, numva byose birabonetse. Nono bari gutegura mariage na wa mukobwa bari batararyamana na rimwe. Aza gusaba wa mukobwa, aramubwira ngo reka turyamane, ngo ngewe ngo muri principe ngira ngo sinshobora kuryamana ngo kubana n'umugore tutakoranye imibonano. Umukobwa arikanga, akaba afite wa wundi wo ku ruhande utaratinyuka kumusaba imibonano. Harangije aravuga uti uyu nguyu nsaba ibi ashobora kuba yarabisabye n'abandi, ubwo ari principe ye, nabo bahuye nabo barabikoranye. Angisha inama, mwihangane ntabwo ari ugushira isoni. Arambwira ngo mbane n'uyu musore kuko turyamanye, mbikore gute? Ntangiye kumukunda, afite amafaranga, kujya Dubai tukabanayo ndabikunze, umuryango w'iwabo waranyishimiye, none dutandukane kuko ndakoranye nawe imibonano, cyangwa turyamane nze udusengera Imana irambabarira. Ndabwira ntabwo wakora icyaha witeguye kujya gusaba imbabazi. Nicarana n'umusore n'umukobwa, narambwiye nti mwembi ni muzi, bombi baraza. Umusore arambwira uti ngewe nkuko yabikubwiye ntabwo twabana tutakoze imibonano. Ndangije mbaza umukobwa, ndamwa ntumenyereye gusambana? Aravuga uti oya, nakoze imibonano rimwe mu buzima. Umusore ndamubaza nti wowe uramenyereye? Nti yego. Nababwiye ngo mwihangane, so gushira isoni. Burya abantu bamenyereye imibonano, sorry, abantu bamenyereye imibonano nibo bakitwa ngo baryoha mu mibonano.
abatabimenyereye ntibibaho. Wa mukobwa ndamwa ntubwo utabimenyereye, uyu musore ntiyakwemera, ntiyagukunda, kuko abashaka n'icyo ashaka kumva kigirwa n'abamenyereye imibonano. Nimuryamana arahita kwanga. Ndamubwira nti niwumva waryamana nawe uhita ufata 10% ko mushobora kubana, 90% byahita birangira. Umusore atangira kundakarira. Ndangije ndamubwira nti nawe rero ntabwo ari ukugerageza kumva, ntabwo umubiri w'umuntu ari chantier, ntabwo ari chantier, ntabwo umuntu abonja. Ndamubwira nti niba umenyereye kujya wumva uzajya ugenda gutyo, kuko hari abantu babaye mu masoko yo mu byaro, hari abantu babonjaga amarwa ikigage cyangwa ubushera, bagashiduka bahagiyemo ntibakava no mu isoko badahashye. Samu kuri kamera arambwiye ngo nugusogongera. Hari ababonja no gusogongera. Kuonja ni lugha ya Kiswahili samahani. Kuonja nugusogongera. Abantu basogongeye ku kigage, amarwa n'ibindi, no ku bunyobwa waragenda gugatega, cyane cyane abanyeshuri nibo babikoraga, ku kayiko yamena mu kiganzo wa kabiri yamena ukavuriye nk'ubwijana bigatuma utagura. Ndambwira ni rero uzahera mu gusogongera bituma utagura, udahanga ubona ubana nawe mu rugo. Wabigenza gute? Arangije ikiganiro kiza kuva aho ngaho mbabwiye nti muze kwiyumvikanira mwebwe ubwanyu, kuko iyo uha abantu inama uranabasiga kugira ngo baganire ku nama wabahaye bafatire hamwe umwanzuro. Burya nuha abantu inama babiri bari kumwe ntukajye urindira ngo barazubahiriza uraho. Jya ubaha amarangamutima yabo nabaganire, yuze kuri bimwe wavuze babihuze n'ibyo baganiriye, hanyuma bagire. Wa mukobwa aza kumpamagara arambwira ngo ndumva ntabana n'uriya musore. Nza guhamagarwa n'undi mukobwa yamuhaye nimero zanjye, sinzi niba harabaye kwibeshya, ariko n'ubutabazi bwageze kuri uyu mukobwa. Aza kumpamagara ambwira ngo njyewe na runaka ntitukibanye, ariko mfite umwana we. Ngo mfite umwana we, yambwiye ngo byumvishe fiance we, ngo hanyuma ngo azemere no kurera umwana yabyaye. Bageze hafi benda gukora mariage, ariko fiance ntazi ko yabyaye hanze. Mpamagara wa mukobwa babyaranye, mugeze imbere ampuza n'abandi, mba mbonye batatu. Umwe abazi n'undi wa kane, sanga umuhungu afite abana ba kane. Jise mu kigaye hamwe yagiye asogongera, murumva ko yakuye yisindwe abyuka n'abana. Nuko abasore basambana Imana yabakuyeho ntimujya mutwara inda, ariko abasore babaye babyara, hari abagabo baba barabyariye mu ngo zabo, hari abasore baba barazanye inda. Ariko Imana ni igitangaza, gusa izabishyuza abana mwasize ku gasozi mwanze kujya kureba. Uyu mwana n'agahinda wamuteye, Imana ikubabarira ingaruka zako, ariko ku munsi y'urubanza uzicara imbere y'iyo ntebe. None biba ngombwa nicara imbere ya wa musore, ndambwira mbwiza ukuri, aba bana batatu nabawe nabanjye, njya gusenga njyewe njenyine. Ndimo ndasenga mbona wa mwana w'umukobwa anje imbere, ahinduka nk'intama mu maso yanjye. None kumuhatira gushyingirwa, nsubira muri cya gihe muhatira gukunda wa musore ko yari inshuti yanjye. Mbona meze nk'uri gutamika umwana w'intama mu kanwa k'intare, igiye kumuconshomera. Ndikanga ndagaruka, mbibona mwiyerekwa ndi gusenga, birashira birarangira. Nashyari ninjoro ndota wa musore na wa mukobwa bakoze mariage, ari njye ubatwaye muri mariage yabo. None ntwara umusore, murabizi tugiye gufata umukobwa, mfata imodoka maze kwidekora ndayitwara, ngiye kureba umusore, sanga abantu benshi baramwambariye, benshi bambaye neza, baberewe bameze neza. None umusore yibagiwe kwambara umukandara, yibagiwe na karavanti. None ndavuga se nkure mwiyange ngo nyimuhe, nkuyemo karavanti yanjye iragenda iba ndende iramusumba, tubona yayikurura hasi, tuyifunze ngo tuyihine, tuyifunguye biranga, nyifungiyeho nyambaye birakunda. Mbo tumutwara gusaba nta karavanti mu nzozi. Tukigerayo dusanga mu rugo iwabo n'abakobwa, ntimuzi ko twari twambaye neza. Dusanga mu nzozi ngo iwabo amarembo twari kunyuramo nk'abakwe dusanga arafunze. Uwari uri ku muryango aratubwira ngo aya marembo yari ayanyu,
ngo ariko kubera imyitwarire ngo twarayafunze ngo nimunyure mu gikari mujye kuvumba kuko umukobwa yabonye undi mugabo. Nyura mu gikari ngize ngo mbabwire badukingurire ku marembo, nsanga umukobwa ari kwambara afite umugabo umutegereje wicaye mu gisharagati, ikiraramira cyangwa ikigonyi, itente cyangwa hehe, aho bamutegerereje. Biterwa naho uturuka, biterwa n'urwo rurimi. Ndangije ndagaruka nkigera kuri wa musore, bamwe bari bamwambwira umukobwa ngo ngwino usuhuze wa wundi unamubwire ngo bayi, ubone ukingirwe n'undi utagize urubanza. Nkigaruka kugera kuri wa musore, hamwe na paritsi imodokari ari nge wari uyitwariye, ari nge wambitse umusore aho umusore yarari nari impazi. Sanga ahantu yicaye ni mu ntozi. Noneho umukobwa arambwira ngo none se arampamagara ngo none se Pastor Niseti, ni wowe uri kunyinjiza mwaziriya ntozi? Ndebye mbona hari intozi, mbwira umukobwa ngo igendere udasezeye. Ndakanguka mu gitondo mpamagara umusore ndamwanga ngo uriya mugore si uwawe. Nabonye uri intare iri kurya umwana w'intama. Nabonye wambaye imyenda y'ubukwe ariko ituzuye, umukobwa yambaye ikanzu umufashe ngo muguhe. Mbona ahantu hagaze hari intozi zitakurya ariko we zizamurya. Ndangije ndamubwira ngo si uwawe. Mpamagara n'umukobwa mbimubwira umusore ahari. Ti haciye kabiri, haciyemo k'amezi 4 6. Wa musore umugabo wa mugore yabyariye umwana amufatiraho, baramufata cyo kora yatanze amafaranga baramufungura. Uyu mugore yajyaga guhora amarira gute? Nihute mve muri izo nkuru nako karagaciyemo. Wa mwana w'umukobwa yarishyingiriwe abona urugo rwiza. Aho nari mbivuze ni herero. Gihazi yarebye ituro rya Namani rirabembye. Elisa yabonye ituro rya Namani ribembye, aravuga ngo sindyemera, sindifata. Undi nawe yarambwiye ngo wirengagije ko nakwemereye ibikoresho. Ndambwa ntumva, nari ngiye kuvuga izina Imana ishimwe biragarutse. Ndambwa ntumva, Imana data wa twese ntijya yubakirwa n'amaboko yanduye. Niyo mpamvu nababwiye ngo mudutere inkunga tugura ibikoresho ariko bibanze bisengerwe bibi byejejwe. Ntabwo Imana yubakirwa n'amaboko yanduye. Pawulo yarabihakanye, yaravuze ngo ntigifashwa n'amaboko y'abantu nk'igize ikikennye. Uyifasha atari uko irusha ubushobozi, nuko iguha izo favor, iguha iyo opportunity kugira ngo utombore amakamba, kugira ngo ube intoranwa mu bagomba gukorera Imana. Imana ishibwe. Ndambwa n'Imana ntigikorerwa n'amaboko yanduye, ntibibaho, ntibishoboka ibyo biga. Namwe muzasome Bibiliya, niki cyatumye Dawidi atubakira Imana urusengero? Imana yaramubwiye ngo ibiganza byawe byavushije amaraso yawe ariho urubanza. Ibyo byihorere. Na Yesu yaravuze ngo nujya gutura ituru ukibuka ko hari uwo mufitanye ikibazo, rirambika usubire gukemura ibibazo, wongera ugaruka ubone kuri tura. Ibyo nari mbivugiye iki? Gihazi defo yari afite niyo yo gukurikira amaturo yanduye, ariko kubaha ijwi ry'Imana yararivugaga. Imana imukize, ikize Gihazi unyumva gukurikira amaturo yanduye. Hari abantu mujya mutuvugisha mukatubwira ngo abahanuzi babaciye amafaranga. Umuntu uzagusengera guciye amafaranga rekana nawe. Imana ni ikimenyetso cy'uko atari we. Mwebwe mugushwa n'ababaciye amafaranga mukayabaha. Reka mbabwire, ari wowe uri umunyabyaha, ari nawe ni umupagani. Icyakora wowe ikimurusha washakaga kuruhuka, nawe arangije aragira. Igitangaje, bene abo babaca amafaranga bikarangira murangizanyije nabi, babatera n'inyatsi. Mukwiriye gusengerwa Imana ikabakiza izo nyatsi mu izina rya Kristo. Kandi umuntu Imana iguhuje nawe, ibi mbivuze mu izina rya Kristo kubw'ubutwari, wirindira ko agusaba niba umutima ukubamo mufashe. Ibyo wenda ntuzabikorera Niseti, ariko bikorera abandi batarabasaba, babasaba kuko impano yo gutanga mutayigira. Nicyo gituma bagwa imbere yanyu bakahagwira, kandi yaguye wari umushinzeho nawe uradandabirana. Ariko Imana ibakurinde, iguha abagukomeza, iguha abagufata amaboko nka Elisa. Imana ishimwe. Namani ngo aramanuka ageraho Elisa ari. Elisa aravuga ngo sinjya guhura n'umunyakibembe, ndi umuhanuzi w'Imana. Guhura n'umunyabibembe byari bibujijwe. Nimbona na Namani ndabemba.
simbonana nawe, reka ntume Gihazi, kuko Gihazi navayo yabembye, ndamusengera, ndi umuhanuzi w'Uwiteka, nimusengera arakira ibibembe, nabikira biratuma mbonana na Namani amaze gukira. Elisa ngo abwira Gihazi, aramubwira ngo genda umubwire yibire 7 muri Yorodani, reka aho mparenge, reka mbabwire ngo Yorodani ntikiza, nta muti urimo, ariko ijambo umuhanuzi yavuze muri Yorodani rirakiza. Amazi unywa iwawe nta muti urimo, ariko ijambo umuhanuzi yavuga ku mazi, ibiganza byawe ntibikiza, ariko ijambo umuhanuzi yavuga ku biganza byawe. Hari umugabo uri ari geologiya muri Amerika, ni inshuti yanjye, ubu ni inshuti yanjye cyane kuruta umudamu we, ariko umudamu we yamamagaye kera, yafashe kontakte zanjye, yarebye ibiganiro nagize ku yandi macanozi, asaba nimero zanjye, barazimuha, arampamagara, arambwira ngo umugabo yarananiye, yagiraga akaguru ntiyamaraga 2 mu rugo, yaragendaga akagira ate n'iki n'ibindi, ingeso mbi z'ubusambanyi. Ndambwira nti noneho umwenda ureba hafi yawe n'uwuhe tuwusengere mu izina ry'umugabo wawe. Arambwira ngo ni amasogisi. Ndambwira ntiyafate. Umugore afata amasogisi, ndambwira ntiyinike mu mazi, arayinika, ndatura ndavuga nti wa mugabo, tugutohesha amaraso ya Kristo, uko aya masogisi akwiriye amazi, tugutohesha amaraso ya Kristo, nakubemo pfana na Kristo uko aya masogisi yibiye. Umugore aramfasha arayibiza, uko yibiye twibije amaguru yawe yagendaga, turakwibije tumwibiza mu mazi, turangije. Yitwa Frederic, Imana imuha umugisha, kumuvuga nta kibazo, ni inshuti yanjye, ubwo buhamya nawe ajya butanga, ari groupe tubanaho, ajya kunda kubwiriza hakabutanga, mbivuze kubw'iyo mpamvu. Frederic ahantu ari, ikirenge kirahindukira agaruka mu rugo, ariko Imana ni gitangaza. Ntabwo Yorodani kiza nibiziba. Namana yimenyereye ituruka muri Siriya, ariko azi inzuzi nziza Abana na Fa, ariko aho yageze umuhanuzi yahavuzeho. Yorodani aho wavuye mu migezi y'iwanyu nta jambo ry'umuhanuzi ririyo, ariko aho uri umuhanuzi yahavuzeho. Imana ishimwe. Frederic twaramusengeye, umugore arafura, ndamwana nifata isabune ufure, arafura. Uyu mugore nawe ambere gitangaza, arafura amasogisi, uko yafura aravuga ngo mfuza ingeso z'umugabo ndazejeje, ndazisukuye, kugeza ubwo amasogisi yabaye neza, arangije kugeza ubwo Frederic yaracuzwe. Ibyo mbivugiye iki? Amasogisi si umuntu, ariko ijambo umuhanuzi yavuze ku masogisi riyaha agaciro, imbaraga z'Imana. Namani baramubwira ngo ibira muri Yorodani. Rea bora sayini mondaya edrai pehosanima. Uwiteka aguha umuhanuzi ukurangiraho umuti wawe, Uwiteka kuzanira ijwi ryongorera, rikubwiraho umutima wawe wakirira, rikubwiraho waruhukira. Elisa aramubwira ngo ni muri Yorodani. Imana ikurangiraho wabonera ihumure, ikurangiraho wabonera umugisha. Reka nihute, sinshaka kutinda kuri iyi nkuru ko siyo nshaka kuvugaho. Elisa aramubwira ngo niyibire. Gihazi abivuze, Namani yanga kubyumva. Ingabo za Namani ziramwubahuka, ziramubwira ngo niyo gutegeka igikomeye kuruta iki wari kugikora. Kanzwe kwibira mu mazi, yambura imyenda yikuramo, bivuze ngo ubusirikare ndabusize, ubutware ndabusize, iki ndabisize. Yambura ubutware bw'icyo cyo ubwimere ya Kristo nk'umwambariye ubusa, umubwire ngo niwe mwamushobora byose, niwe mutware. Kukuvuga ngo uri umufilozofi. Nakunze umuvandimwe, ni inshuti nziza, nuko nakoze simuswap singiheruka nimero ye, yarambwiye ngo nize filozofi y'abapadiri, arambwiye ngo narabyize, nabaye umufurere nagize, ngo ariko ijambo ry'Imana ko nshaka kurivuga ngo riryohe bizagenda biti. Turaganira, ndamubwira warivuze nk'inyuguti, banza muri izo nyuguti ukuremo Kristo, numara kugira Kristo wakuye muri Bibiliya zaba uburyohe butuma umuvuga akagira n'inyungu mu bantu bamwumva. Mfite ibyago byinshi ku Mukanguzi TV, ndabwiriza ngahura n'amanimero menshi y'abantu bambwira ngo ayo mateka ngo turangira igitabo. Murumva Kristo nk'amateka, mwasenze mugahishurirwa Imana. Ibitabo by'amateka nibyo nimubibone, wasenze ugahishurirwa. Wanditse amateka ko nawe yayakuye kuri Kristo, uragira iki? Yasome nibyo ariko utanayabonye se. Wasenze Yesu akaguha amateka. Mose yagiye ku musozi wa Sinayi guhura n'Imana, Imana imwereka mu bitugu, bisobanuye ngo uzabona n'ahashize hanjye. Amenya iby'Imana yakoze Mose ataravuka. Umuntu wasenze aba mu bihe bitatu, aba mu bihe bya mbere yuko abaho, akaba no mu gihe harimo, akaba no mu gihe cya mbere yuko agera hazagera. Ibyo bihe byose Imana irabiduha tukabitegeka.
bera b'Imana nshuti z'umusaraba, nimukanguke amaso yanyu nahweze murebe iby'imirimo yo gukora kw'Imana, mwe gushaka Yesu w'amateka uri kuvuga muri geography na science za none siwe. Yesu waduhinduye niwe ukora, Yesu wagize umumaro muri twebwe. Ntabwo dukeneye Yesu uhindura imirimo n'ibitangaza mu byo turimo, dukeneye Yesu duhindura tukibera igitangaza mu byo turimo. Imana ishimwe. Yambura iyo myenda, ambura ubumenyi wagize kuri Kristo, umusange nk'utarigeze kugira icyo umenya. Hahirwa abakene mu mitima, gukena ni uguhora ukeneye. Ntabwo ubukene ari ukuba nta kintu ufite, ubukene ni ukuba hari icyo wifuza ku Mana, icyo wifuza kikwinjiza ku Mana, ukongera ukajyayo ukagerayo ukeneye ikindi, kugeza ubwo ugeze ku rugero rwo kumenya Imana. Imana ibaha umugisha, kandi nta nubwo tuzigera tuhishurirwa nk'uko iri yose. Iduha agace kuyerekwa ni mu idirishya, kumva ijwi ni mu mbariro, ni ku Myashuramukazi yavuze bera b'Imana, nimukanguke tumenye Imana nk'uko ishaka ko tuba muri yo. Imana ishimwe. Nta Mana akuraho icyubahiro, aribira karindwi ngo avamo umubiri umeze nk'uruhinja. Arangije afata ya maturo, aravuga ngo akira muntu w'Imana. Elisa aravuga ngo aya maturo wayateguye ubembye. Niba uri uza kurigena utakibembye ukarizana utabembye, najyaga kurifata, ariko ubwo wari ubembye ntabwo ndyakira. Gihaza ararikurikirana. Reka nsoza aho ngaho ku maturo, nerekera hafi ngasenga. Elisa n'Amana aramureba, aramubwira ngo kuva uyu munsi menye ko muri Isiraheli hari Imana. Aramubwira ngo kuva none nta yindi Mana nzakorera, nta yindi Mana nzavugira. Isiraheli mbibutse ko uyu munsi yarimutse, Kristo ari muri twe, igihugu n'ijuru icyo tujyamo. Menye uyu munsi ko muri wowe hari Imana. Tutavuga Isiraheli mukumva Isiraheli nk'ubutaka, nk'igihugu cya Isiraheli. No, Isiraheli yumve nk'ubwoko bw'Imana, bera b'Imana. Imana ishimwe. Isiraheli biravuze ngo n'ubwoko bw'Imana. Menye ko mu bwoko bw'Imana hari ahituye. Jambo Emmanuel risohorere muri mwebwe. Imana iri kumwe natwe, Imana twibonemo, natwe tuyibonemo. Imana ishimwe. Aravuga ngo noneho ubwo wanze amaturo yanjye, ubwo wanze ibitambo nguhaye, numpa imifuka 2 y'ibyondo. None ku buryo ningenda databuja ari kuramya Lemone, nikirwamana basengaga mu izina ry'inkuba bacanye umuriro, akiyegamiza ukuba ko ari guhunga gutwika k'umuriro. Akiyegamiza Namani akamwegamira. Mu gihe yabaga mwegamiye akatura amagambo yo guterekera iyo Mana ya Limoni. Hari Limoni na Limoki, byose babisengaga bisa no kumera kimwe. Uyu munsi birasengwa n'abagowa bari muri India, ariko Syria n'uyu munsi hari yabasenga ibyo bigirwamana by'umuriro. Muzi ko hari n'abagore bazengurukaga umuriro bagatamarira mu muriro. Dawidi ababuza kuririra mu muriro, arabaga ngo amarira yacu Imana yabika mu icupa. Niyo mpamvu yanditse iyo zaburi Dawidi. Imana ibaha umugisha. Aravuga ngo numpa imifuka 2 y'ibitaka, kugira ngo databuja nanyiyegamize. Unsabira Imana ntizambareho urubanza rwo kwemera kwikiriza ibivuzwe na databuja, kuko ndi umusirikare warahiriye gupfira icyo ndicyo. Elisa aravuga ngo yora ubwo butaka. Iyi mifuka yijyaniye iki? Nicyo nashatse gusoma. Nukugira ngo Imana nireba bari muri Isiraheli bahagaze ku butaka bwa Isiraheli, Namani nawe ajya yora kuri bwa butaka afite, amene muri ya ngoro. Nahagarara umwami aramye ikigirwamana, ariko Namani ahagarare ku butaka bwa Isiraheli. Imana nibara bahagaze muri Isiraheli nawe imuboneho. Imana ishimwe. Aravuga ngo anyiyegamiza ariko mpagaze ku butaka. Iyi mifuka 2 isobanura amasezerano 2. Mve mu bakera ndi umusiri uri muri Siriya, ariko Imana nindeba no mwijuru imbone. Umubiri wa Kristo niwo duhagazemo, mu maraso ye niwo twerezwa. Imana yagitureba ikatubona. Abana b'abahanuzi bamenye iyo nkuru Elisa yakoze na Namani, bamenye ibibembe byakize. Baravuga ngo wahumuye umubiri wanduye, reka tumuhamagare aheshe igikorwa cyacu cyo kubaka umugisha. Kababwire, niba ari abantu bahomba, ni abantu bashinga ingo zinyuze mu mategeko, ariko pastor atazisengeye, mutaciye mu isezerano ryejejwe, muba muhombye. Reka babwire, ukeneye amategeko kugira ngo ugire uburenganzira mu gihugu, ariko ukeneye n'umuhanuzi kugira ngo ugirire umugisha mu gihugu. Amategeko aguhesha uburenganzira, umuhanuzi akaguhesha umugisha. Ukeneye umugisha mu gihugu wahawe. Imana ishimwe. Abana bahanuzi aravuga ngo tubashaka kubaka, aho turi hatubereye hatoya. Imana ikubake mama. Aho uri hakubereye hato, Imana ikubake. Agura indi company ntacyo.
agura Imana ikubake. Umuntu ukeneye kwagura Imana ikubake, bipfa kuba biri mu nyungu y'Imana. Ibyo ikora niba Imana izabyungukaho, Imana ikubake nikwagure. Igishoro nukibone, nugenda ukore, injira mu kazi, jya mu rugo. Ubwo ugiye kubyara abana bazubahisha Imana, ubwo ugiye kuba ku mugabo mu buryo bwo kugira ngo present Imana kuri uwo mugabo, genda Imana nikwagure. Abana bahanuze baravuga ngo turashaka kwaguka, kandi twamenye ko ibiti biri kuri Yorodani. Umugezi Yorodani usobanura byinshi si matinda, ariko Yorodani usobanura itandukaniro ry'umubiri n'urupfu, cyangwa se ry'umubiri n'ubugingo. Yorodani nimwo Kristo yabatirijwe, byari bisobanuye ngo ndapfuye ndazutse. Byari bivuze ngo mu rupfu sinzahatinda, nzarunyuramo nzamuke. Ni igihamya cyo kwizera kuri twebwe. Yorodani niyo yatandukanyije abanyamahanga n'Abisiraheli. Niho Eliya yambutse Yorodani ahita azamurwa. Namani yibiye muri Yorodani arakira. Yorodani kugira ngo Abisiraheli bayambuke byasabye ko bakoresha isanduku y'isezerano. Bivuze ngo Imana izegura icyo yari yaragambiriye kuri twebwe twambutse Yorodani. Aho ni mu rupfu. Kristo yaje kubatizwa kuri Yorodani, kandi na Yohana umubatiza yarayambutse ajya kubatiza. Ntabwo natinda kuri Yorodani. Yorodani iravuga byinshi, niyo irimo umuti ukiza abanyamahanga. Bivuze ko mu rupfu rwa Kristo niho twibira tugakira, hanyuma tukahakirira. Juste Namani uhavuye ibibembe no kuba yari umunyamahanga, aradivorushije n'igihugu cye cy'umubiri. Aravuze ngo ninkibamo nge ngaragara ku butaka bwa Isiraheli. Uwakiriye muri Yorodani ahabwa gakondo y'abanyagihugu cy'isezerano. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Abana baramubwira ngo kuri Yorodani ubwo Namani aherutse kuhakirira, reka natwe tujye. Mureke mbabwire, Gorogota duherutse kuhakirira, duherutse kuhabonera ubuzima. Nawe ngwino, wowe utarizera Kristo, ngwino natwe. Ntabwo tubaye imbwa. Reka mbabwire, kwiga twarize, icyubahiro turagifite. Reka mbabwize ukuri, agakiza twarakabonye. Muri ibyo byose nta kiryoshye nk'ubwami bw'ijuru. Mureke mbabwire, aniseti nakora, nakureyetinga ibintu ngakora, nta kindyohera nko kubwiriza ubutumwa bwiza. Abisi murumva ari ubupfapfa. Mureke mbabwire, twabagiriye umumaro ku mukanguzi, ubwo nitwe twananirwa kwigirira umumaro. Imana yadukoresha byinshi, ariko muri Kristo turanyuzwe. Tubereye abandi amaboko. Reka nkubwire, muri Kristo Yesu Imana iragushaka. Abana babwira Elisa ngo kuri Yorodani hamwe uherutse gukorera igitangaza, ongera uhavugeho. Imana ishimwe. Nkunze uburyo Manowa yavuze ngo uwo marayika mwavuganye mada yongera agaruka tubwire uko tuzafata umwana. Imana yongera igaruke muri uru rugo iherutse kubaka, yongerize kuri ubu buzima herutse kurokora, yakuye muri rya joro, muri ya mapfa, muri ya nyanja waciyemo, muri ya ndege itarakurashinze kugira ngo upfe. Imana yongerize muri icyo gihugu urimo utaraboneramo ubwene gihugu. Imana ihaguhere Yorodani, kuri Yorodani Imana ihagukurira igiti, nawe igushingire. Ngo niho hari ibiti dushaka. Ese igiti wibwira ko ari iki? Ikintu cyose bakora mu kiganza cy'Imana ngo wubake. Igiti cyagiye kigereranwa rimwe na Kristo. Yesu yaravuze ngo ndi igiti cy'umuzabibu, namwe muri amashami. Yeremiya yakigereranyije n'uwizera, yaravuze ngo umuntu ngo wubahe Uwiteka ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishora imizi igihe cyacyo, kandi ibibabi bihora bitoshye, kizera, umweru wacyo uzazira bera b'Imana. Na Salomo yabibwiye Rehobowamu, yaramubwiye ngo bene uwo muntu abahwanye n'igiti. Umunyashuramukazi yafashe igiti aravuga ngo nka karungu mu mahwa, avuga umutapu wa mu biti byo mu ishyamba, yavuze habatsereti y'Isharoni. Igiti Zakayo nicyo yuriye kugira ngo arebe Yesu. Mu Kinyarwanda hari ikintu abantu bazurugura bigeze baba batunzi, hari igiti ufata warangiza ukazirikaho utwatsi hejuru ugashinga mu bwatsi bwawe, biba bivuze ngo aha harakomye ntihagire umuntu haragira. Mu rugo rwawe Imana ishinge mu igiti, maraya zibe ziri inyuma, ikome habe mu nkome. Mu bana bawe ishinge mu igiti, dayimoni ntaba fate. Ku buzima bwawe Imana ishinge mu igiti. Mu kampani yawe, mu kazi kawe Imana igushingira igiti. Abana b'abahanuzi baragenda babwira Elisa ngo dufashe tugende. Elisa aravuga ngo ubwo mufite umugambi wo gukura igiti kuri Yorodani mujye kubaka, ni mugende. Yeza imirimo yabo ubwo ibyo wakoraga, ariko bwa Kristo nejeje imirimo yawe nk'umuhanuzi w'Uwiteka, genda ukore. Ubwo ariko bwa Kristo genda ukore mu izina rya Yesu. Umwana umwe muri babana b'abahanuzi areba Elisa aravuga ngo uratwohereje ngo ntitujyeyo. Wanze kujyana na Namani kuko yari abembye, ubwo twebwe tutabembye ngwino tujyane. Aravuga databuja sinagusiga, tutaza gutema ibiti hakaza kuba ababitwambura.
nkwifurije kujyana na Kristo mu rugo aguhaye. Mukaza guhaye we kugakora wenyine, jyanamo na Kristo no mu bana ujyanemo nawe. Umwana aramanuka ngo ajyana na Elisa. Uyu mubwiye ngo ngwino tujyane, aca ruhinga nyuma kuko nta gikoresho, ajya gutira ishoka. Ayitiriye bera b'Imana, ndabasengeye Imana barindi intorezo y'intirano. Nenda gusenga ishoka y'intirano ujyanye kuri Yorodani, ariko uza amafaranga usabye banke ujyanye gucuruza, uzi ko gutegeka no kurya isukari bikanga. Intorezo y'intirano muzambaze, nigeze nakambara ikote natiriye njya mu giterane ndi kubwiriza. Umwana w'umuhungu najyagayo arambwira ngo ugiye uryambaye, ndarigarura mfashijwe, ndamubwantiriye mfashe icyokere kiraje. Bagira ngo nuko icyokere cyamfashe, kumbi nari nibutse ko ari iry'abandi ndaritirura. Nigeze mbyina nambaye inkweto za Inosa arabizi. Inosa arabizi, tujya tubivuganaho tugaseka, nta gakoryo kaba karaciyeho mu buzima bwabayeho. Arangije arambwira ngo byina gahoro utanturikiriza inkweto. Intorezo y'intirano, nshuti z'umusaraba, uzi kugira ngo uraryama banki igahita iguhamagara, ugira ngo uri mu nzu intebe zikajya zikubwira ngo ejo uzansohora. Intorezo y'intirano, kuba mu gihugu nta bwene gihugu uriyo, ariko ni intirano. Kimwe mu bintu intirano iduteza, ntituba dufite amakuru yayo. Nta makuru y'intirano umwana yaragera avuga uti na bene yo bayikoreshaga. Na bene yo bayikoreshaga bendaga no kuyimwima kuko uyu mwana ntawe ari kumuha intizanyo. Ariko bumvishe ko ajyanye na Elisa kuri Yorodani, baravuga uti ubwo uri kumwe n'umuntu w'Imana yifate. Erega ntabwo ari buri muntu wese bayihanayo. Biterwa n'ujyanye nawe. Utari kumwe na Kristo se wageze ngo agaciro kazaza. Shaka Yesu baguha intorezo. Noneho shaka Yesu mujyane kuri Yorodani. Umwana amanukana intorezo y'intirano, ntiyamenya kwidakwikiye nyabusa. Bibiliya yatubwiye ngo agitema ageze kuri Yorodani abona igiti ashaka. Uzi kugeraho ukabona umugore washakaga wari ukeneye, ariko ugasanga nta ntorezo. Ikofi ikanga bakakubengera amafaranga. Umuryango w'iwanyu bagasanga urajegajega bakakubengera icyo. Wajya gusaba mu muryango mwarikundana uti ntitumuguhaye. Wajya gushaka akazi diplome bareba amanota ati subirayo. Kandi ugasanga hari uhakora atanganya nawe amanota. Ariko nshuti z'umusaraba, intorezo y'intirano, umwana ageze kuri Yorodani ngo ateme igiti, ngo agikubita ku giti, hari rimwe ngo agikubita ku giti, intore zirakuka igwa mu mazi. Ndebera ishyano, intore zikukiye kuri Yorodani, igiti yakigezeho. Burya reka tubyemere, divorce ni intore zibikutse. Hari igihe utabigiramo uruhare, intore zikaba ari intizanyo, urugo ukaruvamo rugakukira kuri Yorodani. Ubukwe, hari umusore nigeze ntahira ubukwe bupfira ku murenge kuri Yorodani, igiti gihari. Hari igihe uhomba wageze mu kazi wacuruzaga, iduka ugakinga ugataha, bijya biba intore zigakukira kuri Yorodani. Ariko Imana igukwikirire bikomere. Pone Maria ngo zayini mondrai, Imana igukwikirire nshuti y'umusaraba. Birashoboka ukiga wa deposit ukagira ngo diplome watanze n'imitiweri waberetse. Ntore zigakukira kuri Yorodani, umugabo akajya kureba akakubwira uti ni igiki nashatse. Ariko Uwiteka yongera gukwikirire, Imana igukwikirire bikomere. Umwana abonye intore zikutse, mureke mbabwire nshuti z'umusaraba, intore zigikuka, kandi kimwe mu bintu biranga gukuka mbere yuko bikuka nuko bibanza kujegera. Irajega kandi icyitonderwa, iyo yajeze abo muri kumwe ntibabimenya. Wowe ubwawe nawe reba uburyo wambara, reba uburyo ugenda ku modokari, uritwara umeze neza, reba uburyo ugera mu kazi ukagira abo uyobora, ariko urugo rukanga. Icyo ni ikimenyetso cy'uko yenda gukuka. Uwiteka agukwikirire bikomere. Imana yongera igukwikirire nshuti y'umusaraba. Imana igukwikirire, wanyura mu nzira ngo boss kandi banke, wanyura imbere y'abantu ngo wampa nkamera nkabo kandi utwaye farumasi mu mufuka. Imana yongere gukwikirire nshuti y'umusaraba. Nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Imana igukwikirire bikomere. Muri Kristo ubuhamye, mu mubiri ubuhamye, Imana igukwikirire mu izina rya Kristo. Ndi kubivuga nkumva nabi gusunikamo, nkumva nazana igihato. Hari ijambo Imana yavuze n'isezerano irifatisha huri. Icyo ni igihato, n'umusumari komeresha umuhini. Iryo cyo ni igihato. Imana yarabivuze. Icyo gihato cyakomeje Karebu aragaruka abwira Joshua, aramubwira ngo nubwo wanyibagiwe, nubwo wandetse, Imana yari yaramvuze. Imana ni kwibutsa igihato, tugishinge mwa runo rugo, tugishyire muri aka kazi, tukizane muri iki gihugu urimo mu izina rya Yesu. Hari uguriyo ariko bashaka kukwirukana, wajyahe? Imana ni gukwikirire, bye gukukira kuri Yorodani. Umwana imukukiraho
arangije arahindukira abona shebuja, nubwo intorezo yakutse shebuja bari kumwe. Reka nkubwire, hari igihe intore zikuka ariko Kristo ahari akakureka agira ngo uhamagare ubushobozi bwa Kristo. Arangije umwana aramuhamagara, arataka. Abana b'abahanuzi baraho bajya badushungera tubana nabo duturuka muri iryo tsinda, baramureba baravuga ngo intore ziguye mu mazi. Aravuga ngo birarangiye, wowe nta giti wakura hano. Hari abantu bazi ko nta buzima wahabonera, barakubwira ngo wahacururizaga, ngo bakoreraga ngo ku Kimenyane, ngo bari baziranye, ngo nta giti wahakura. Ariko ubwo shobuja muri kumwe, uko Kristo turi kumwe. Yesu databuja nzamukorera ndacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Yesu databuja muri kumwe. Nubwo umugabo yakubwira gutya ariko Yesu arahari. Ndumva hari umuntu ndi kubwira ngo Imana yongere gukwikirire bikomere. Ndumva hari umuntu ndi kubwira ngo Imana yongere gukwikirire bikomere. Ndumva hari ubuzima ndi kubwira ngo Imana yongere gukwikirire. Amaraso yawe Imana yongere gukwikirira ukire. Amagufwa Imana yongere gukwikirira ukire. Imana yongere gukwikirira ikiganza. Imana yongere gukwikirira. Reka nkubwire, bagutereje cyamunara, intore zikukira kuri Yorodani. None uyu munsi ahantu uri aragoranye, ariko Imana yongere gukwikirire bikomere. Imana gukwikirire. Shebuja araza amugeza imbere, aramubwira ngo usigaranye iki? Aramubwira ngo mfite umuhini. None se udasigaranye umuhini uzi kugendana perimi nta modokari? Buse si umuhini mfite? Kofi sinzi aho nayishize. Kugendana perimi nta modokari ni umuhini. Kugira diplome nta kazi ni umuhini. Kugira urugo nta mwana ni umuhini. Kugira umugabo nta mahoro ni umuhini. Kubaho nta utazi ibyo wakimarira ni umuhini. Imana igukwikirire. Ayiwe umuhini, kubaho uzi indimi se warize ariko nta ofisi ugira ni umuhini. Bitari umuhini, usigaranye ifoto y'abasore baguterese ariko nta mugabo ugira ni umuhini. Ufite ifoto y'abakobwa mwakundanye ariko ntawe ni umuhini. Usigaranye amateka, kera nari inziranye na runaka twari, ibyo ni umuhini. Ibyo byose ni amateka ufite ya kera habayeho, ni umuhini. Imana igukwikirire. Imana igukwikirire bikomere. Imana ni igukwikirire. Umwana aravuga ngo nta kindi sigaranye, nguyu ni umuhini. Ndagira ngo nkubwire soza, ereka Kristo ibyo usigaranye iki? Muhuwo muhina dukwikirire. Urugo turaruguhaye mwana, abana ngaba, akazi ngaka, amaperimi turayaguhaye, diplome ngizi, twageze mu gihugu turabiguhaye mwami, aho turi turahaguhaye. Dukwikirire Yesu. Kwikirira uyu mugore muri uyu mujyi wa Kigali. Mutwikirire mwami nyagora ku ngoma muri uyu mujyi wa Kigali. Kwikirira uyu muntu uri muri uyu mujyi wa Kigali mwami, ndi kumva mutwikirire. Twikirire uyu uri hanze uri kutureba. Kwikirira uyu mwene data, kwikirira uyu muntu mu izina rya Kristo Yesu. Mukwikirire uyu pfukamye, wumvishira ijwi yamaze gupfukama, mukwikirire. Edonama pahosa inimoria ngo zaini mondraye tonasa inimoria. Imana igukwikirire mu kiganza cyawe. Erega Imana igikwikira impeta mu rutoki, ikakubera kandi igakwikira igihato mu rugo. Amahoro ya Kristo akaza. Elisa aramureba abona ntiyamwaka umuhini. Imana ishimwe ko n'umuhini tuwufite. Abona ntiyamwaka umuhini ngo awukubite mu mazi, aravuga ngo ateme ikindi giti. Imana izi ubundi buryo yagutabaramo. Idatwaye byose izi ubundi buryo yakurengera. Si ngombwa rega ngo iguhoze ari uko ibanje gukura. Izi ubundi buryo yabikoramo. Ngo ateme ikindi giti agikubita mu mazi. Umwana yaraza aho intorezo yakwikiye, aramubwira ngo ngaha ni hano. Ubundi se bisenyukiye, ubuzima bunaniraniye, tunga urutoki aho dusengana Imana. Umwana aramubwira ngo ngaha aho intorezo yamanukiye niho shebuja yakubise igiti. Amaze gukubitamo, intore zirazamuka. Intore zizamutse, aramubwira ngo rambura ukuboko uyisingire. Shebuja Elisa aramubwira ngo rambura ukuboko. None aho uri hose, rambura ukuboko wakira intorezo yawe watakaje. Rambura ukuboko wakira intorezo yawe. Rambura ukuboko wakira intorezo y'ubuzima, akira intorezo y'imikorere, akira intorezo y'amahoro, akira intorezo y'impiruka. Intorezo yawe yifate. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana igusubiza intorezo yawe. Umwana amaze kuyibona aramubwira ngo databuja n'ubundi yakutse ari nge wari uyifite, sinyikwikirira. Arayifata arayimuha, aramubwira ngo nkwikirira. Ayiha shebuja. Yesu niwe ugikwikira bigakomera. Uru rugo rumusubize, aba bana bamuhe, aka kazi kamuhe, igihugu urimo kimuhe. Mama ongera umuhereze, aba ari wo gukwikirira. Ngo arakwikira. Amaze kumukwikira aramubwira ngo ngaho tema.
Imana iguhaye gutema igiti kugira ngo waguraho kuba, iguhaye kuryama ugasinzira kugira ngo urote ibyo mu ijuru, iguhaye gukora ukunguka, iguhaye kwizigura kubw'igihato cy'agakiza. Imana ibaha umugisha. Mana ndagushimiye, ngushimiye mwene data wongeye gusingira intorezo ye. Turayiguhaye, tuguhaye uru rugo, tuguhaye ubuzima, tuguhaye imibereho, tuguhaye aba bana, turabiguhaye. Ongera udukwikirire, akira umuhini wacu, ibyo tutari dufite akira aba ari wowe udukwikirira kubw'ineza yawe. Ndabigushimiye none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha.